ryayo Jina lake lipewe sifa. Dushimiye Imana cyane. Tunamshukuru Mungu sana. Yakuye umufasha mwene data John mu bitaro. Tunamshukuru Mungu aliyeponya na wengine wote. Ahuriye imbere yayo. Mbele yake Agaciro ya thamani sana. Imana yacu yakoze atubyukije. Mungu asante kwa maana ametuamsha. Turazutse. Tumefufuka. Uwo twese twari twapfuye. Maana sote tulikuwa tumefariki. Nta n'umwe wari ufite imigambi n'imitekerereze. Hakuna na mwingine alikuwa na mipango na kwereka kuba wapfuye. Ya kuonesha kwamba ulifariki. Ukuramo imyenda ugashyira hariya. Unaondoa mavazi unaweka pale. Amafaranga yawe ugashyira hariya. Pesa zako kule. Telefone ugashyira hariya. Simu yako pale. Unalala. Wongera kuboneka ejo. Unaongeza kuonekana kesho. Ubuntu bw'Imana. Sababu ya neema ya Mungu. Imana rero yatuvuye. Mungu aliyetufufua. Jina lake lipewe sifa. Tubarangwe n'abariho. Tunahesabiwa pamoja na wenye wako. Asante. Hari benshi bapfuye. Kuna wengi walifariki. Uriho watanze iki? Kwa huko ulitoa nini? Kuba wabyutse watanze. Uli ya Mungu ulitoa nini? Ni imbabazi z'Imana. Neema ya Mungu tu. Ni imbabazi. Neema yake. Amen. Amen. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Uhaguruke imbere y'Uwiteka Imana. Simameni mbele ya Mungu. Turasoma igitabo cy'Itangiriro. Tutasoma kitabu cha Mwanzo 32. Turahera hara ku murongo wa 23. Tutaanzia shairi ya 33. Turageza hepfo gato. Tutashuka chini kidogo. Turasoma ku izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Abyuka muri iryo joro ajyana abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11. Yambuka icyambu cya Yaboki arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka, bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati, ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Amen. Turasenga. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje ko wabanye natwe, ukaba utwemereye kugira mu bikari byawe. Ijambo ryawe rikaba risomewe mu matwi yacu, kuko wavuze ati, hahirwa abumva kandi hahirwa n'abasomerwa. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ubwire ijambo ryawe risomwe, udukuremo ibyoka byacu by'uyu munsi. Uze Nyagasani mu Imana uganize imitima yacu, buri wese wageze imbere yawe kugira n'umutaha uko yaje, ahubwo iri jambo ryawe Nyagasani mu Imana rikore mu bugingo bwacu. Ufate gahunda zose, dukore mu kirere cy'umwuka tujyane mu kirere cy'umwuka, ko turi kwambaje guza Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Jina la Bwana Mungu lipewe sifa. Izina rya Yesu Kristo. Ejo twari ahangaha tuganira ubumwe. Kwa ajili ya umoja. Ubwo bumwe ile umoja nibwo bwonyine bwubaka inajenga igihugu. nchi.
igihugu gifite ubumwe nchi inayokuwa na gifite amahoro, na salama, y'urugo rufite ubumwe kama nyumba ruba rufite amahoro, inakuwa na salama, y'itorero rifite ubumwe riba rifite amahoro, y'amashyirahamwe afite ubumwe ibintu byose bigenda neza. Ariko iyo nta bumwe buhari ibintu byose birazamba. Icyo gituma natwe muri kino gihe tugezemo, kugira ngo Uwiteka Imana abashe kutugenderera, nuko tubasha kugira iki? Ubumwe. Ubwo bumwe kandi bugagira buherekejwe n'iki? N'urukundo. Amen. Ubwo bumwe, yaba inyamaswa zigira ubumwe, udusimba tworoheje tukagira ubumwe, ibyo wakora byose, n'iyi nzu ubwayo yubatswe n'ubumwe. Itafari urigereka hejuru y'irindi, rikagenda rigafata hejuru y'irindi, kugira ngo yanze ikomere, nuko byose birakoreshwa n'iki? N'ubumwe. Ubumwe ni ikintu gikomeye. Ubumwe nicyo cyonyine gusa, ni ukuvuga ngo ubumwe iyo wubatse inzu ushinga ibiti, ugafata ibindi ugatera imisumari kugira ngo byunganishe bibe bimwe, warangiza ugafata n'imbingo ugaparata ugashyiramo n'icyondo, ibyo byose biri gushaka iki? Kugira ngo ya nzu ibe imwe. Amen. N'umugore n'umugabo babana mu nzu kubera ubumwe. Iyo nta bumwe urugo rurasenyuka. Ariko iyo hari ubumwe, umwe atera amena ugakikiriza haleluya. Kubera iki? Harimo ubumwe. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi duhe ubumwe bwo gutura mu ijambo ryayo, kuko ku munsi wa Pentekoste bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, umuriro uramanuka, umwuka waramanutse ryashu kuko baruhutse. Batari umwe yaturuka he? Ariko bari umwe. Icyo cyatumye n'Imana ivuga ati reka tumanuke tujye kureba bariya bantu. Icyo bakoze cya mbere ni ubumwe. Ururimi ni rumwe, umugambi ni umwe, nta kizabananira. Kubera iki? Ubumwe ni imbaraga. Reka tuganire kuri ijambo. Ni ijambo ritoya ari kuvuga riti imibereho y'umuntu wahuye n'Imana. Imibereho y'umuntu wahuye n'Imana, iyo mibereho y'uwo muntu ni ukuvuga ngo iyo wahuye n'Imana ibintu byose birahinduka. Iyo wahuye n'Imana ukaba utarahuye n'idini, umva imibereho yawe irahinduka. Umva neza, Yakobo aragenda kugira umuryango munini ntibyamuhesheje amahoro, kugira abana benshi ntibyamuhesheje amahoro, kugira inka nyinshi ntibyamuhesheje amahoro. Aravuga ati nta kindi kingomba kugira ngo mbone amahoro, ngiye gushaka Uwiteka Imana. Aramanuka aragenda, yambutse umugore we, amaze kwambutsa abagore be bose, yambukije amatungo ye yose, asigara wenyine. Kubera iki? Agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Agakiza ntabwo ugasange n'umugabo wawe, agakiza ntugasange n'umugore wawe, agakiza ntugasange n'abana bawe. Agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Yakobo amaze kubibona gutyo, aravuga ati nta kindi kintu cyapesha amahoro nshake mu maso y'Uwiteka Imana. Kuko yari ari kureba imbere, akavuga ati imbere ndi kuhareba ni habi. Ashaka mu maso y'Imana. Akimara guhura n'Uwiteka Imana, aramufata, afashe wa mugabo bahuye, aramukomeza. Wandika ntabwo nakureka. Kubera ko utandika banza umugisha. Ariko akimara kumuha umugisha, bagitandukana, uwari Yakobo imigendere irahinduka, imivugire irahinduka, imikorere irahinduka. Kuko iyo wahuye n'Imana imibereho yawe irahinduka. Ariko ingorane dufite none, twahuye n'abafurere gusa, ukitwa umufurere utarahindutse, ntabwo wahuye n'Imana.
kubera ko umuntu wese wahuye n'Imana imibereho ye irahinduka. Amen. Oya byumve neza. Ni ukuvuga ngo uzasanga umuntu gusa yitwa ngo ni umufurere, uzajya gusenga kugira ngo bambone, batagira ngo naraguye, batagira ngo naretse gusenga. Oya, winyuza gusa uje kugira ngo bakubone, ahubwo nyuza yuko wahuye n'Imana, utaje kugira ngo kabajye bakubone. Oya, wino uje kugira ngo uhure n'Uwiteka Imana, kuko abahuye n'Imana imibereho yabo irahinduka, yao inabadilika. Oya byumve neza. Yakobo agitandukana na marayika atangira kugenda, imigendere ye yahindutse. Mbe Yakobo kuri kugenda gutya hari aho mvuye, ese ko none utagitukana? Oya singitukana, kubera ko iyo imibereho yanjye yarahindutse. Amen. Ngo njyewe umukobwa bantuza none kutakiri wa undi wa kera. Oya, hari uwo nahuye nawe, uwo nahuye nawe yarambinduriye. Tuzi imbere y'Imana kugira ngo ituvungire bya bintu byacu bibi, ibitwamure iduhe ibyiza. Amen. Ni ukuvuga ngo ufite amadolari, ufite amadolari ukagera mu Rwanda usaba amanyarwanda, igituma uri gusaba amanyarwanda ni ukubera ko igihugu ugezemo gikoresha amanyarwanda. Aho muri kubyumva neza? None natwe no kwa Mana ntabwo ya mico yawe na ya mivugire yawe na ya migendere yawe ntabwo ikenewe kwa Mana, ahubwo kuko uri mu gihugu cy'abantu ukeneye kuvunjisha, ukeneye ngo bakuvunjire maze imivugire yawe n'imigendere yawe bihinduke. Amen. Kubera iki none abantu babaye abanafiki, indyarya, wanakuwa wajanja, bararirimba bakiba, bakabyina bagasambana, wanazini, bakabwiriza bakabesha. Kubera iki? Imibereho yabo ntabwo yahuye n'Uwiteka Imana, ariko wahuye n'Imana imibereho ye yose irahinduka. Amen. Wahura na mushiki wacu mwahoberana ukumva ko uhuye na mwene so, ariko none turahoberana mu muryango. Ariko mubabwire ngo nta ndyarya n'imwe izajya mu ijuru, nta ndyarya n'imwe irarenga kino kirere, kubera ko indyarya zizasigara. Indyarya zose igihe cyazo cyarangiye, indyarya zose igihe cyazo cyashize. Umva iri ndyarya ngo bayi wandyarya we, kuko igihe tugezemo ntabwo ari igihe cy'indyarya. Igihe tugezemo ni icy'abakijwe neza, igihe tugezemo ni icy'abahuye n'Uwiteka Imana. icyo bahuye n'Uwiteka Imana, imibereho yabo, imibereho yabo yahindutse, imivugire yabo yahindutse. Amen. Ukaririmba kujya mu ijuru birimo, ukaririmba birimo, ukabwiriza birimo, utabikubesha, kuko abahuye n'Imana. Umva, oya byumve neza. Yakobo akiva imbere y'Imana arakugendeye, agihura na Yesawu, akimukubita amaso, kusigaye unagenda, kutakigenda nuko wageraga kera. Narahindutse, kutagikarishe na kera, bw'abantu wagiraga bwagiye y'ingoro ntabwo nkigira. Kubera iki? Nahuye na marayika. Amen. Kutakivuga kwawe utakivugagura, oya singivugagura. Kubera iki? Hariho nahuye nawe. Amen. Kubera iki utagisinda, oya sinasinda. Kubera iki? Uwo nahuye nawe ntabwo yemera kunywa inzoga, ntanyemera gusinda, bali kulewa. Umva babwiza ukuri, niwaambie kweli, n'iyi mitobe tunywa n'igisindisha abafurere nayo tuzayireka, aho kugira ngo duhurwaho umwanzi nayo tuzayireka igende. Pawulo
aho kugira ngo mu kintu kizagusha mwene data nakireka nkajya mu ijuru. Kubera iki? Iyi mitobe nayo ni inzira ya Satani, ni inzira z'abademo. Ugasanga umufurere arunyoye atangiye gukanura amaso, ugasanga umusore arunyoye atangiye gukanura amaso. Kuko mwene data avuga ati bamaze ukabona umusore atangiye gukenyera, agira ntiyongera agira atya. Niba ari iyo mitobe nigende. Niba ariyo ituma tutagenda mu ijambo rishaka, niba ari ituma tujya tubona ubuhamya bubi kayaca, niba ari nakariga zote ituma ugira ubuhamya bubi, wamara kurumwa ugatangira ukifata ukutari, nayo nigende. Abana b'Imana dukeneye kugira ubuhamya bwiza. Niba dukeneye kujya mu ijuru, turajya mu ijuru numva nta kizinga. Kubera iki? Sababu gani? Imana ntimugahurwaho abanzi babona inzira yo kutuvuga. Niba umutobe utuma abanzi babona inzira, tuzayireka. Pawulo ati niba kurya inyama kwanjye byasitaza Oliva, inyama nzazireka kugira ngo Oliva agire amahoro. Amen. Ariko imibereho y'uwahuye n'Imana, imibereho ye irahinduka. Amen. Tugaterana, tugasimba, tukaririmba, tukabeshya, tukabwiriza, tukangana. Iyo iryo juru turi kujyamo n'iryo kwanjye ni ijuru ryahe? Iryo juru uzaryumva mu matangazo, ariko ntuzarijyamo. Niba wanga bene so, niba wanga bene so, umva iby'ijuru byibagirwe. Niba Imana ari urukundo, n'abarimo bakaba ari urukundo, n'abazarijyamo nuko bazaba bafite urwo rukundo. Pasiporo yo kujyanayo ufite urukundo. Turi abana b'Imana, uri umwana w'Imana. Ikikwerekana yuko uri umwana, ikikwerekana kabagema yuko uri umwana w'Imana ni ikihe? Ni ikihe? Ni ukuza kutubwiriza, ni ukutubwiriza. Ni wowe kabagema ndi kubaza, kwita umwana w'Imana kutubwiriza. Uza kwita umwana w'Imana nuko muri abaririmbyi. Oya, kwita umwana w'Imana si kuri diyakoni, n'ababijura ba diyakona, n'ababeshi bara diyakona, n'abarozi. Ariko ikimana dushakaho ni imibereho mishya yahuye n'Imana. Amen. Kuko Imana ntabwo yamuhamagariye kubwiriza. Ikimana yamuhamagariye kugira ute? Kwikiranukira. Nta gusokoza. Warusha si umusambi gusokoza. Umusambi usokoza bye, waragira imisatsi ntabwo wawurusha. Ariko sokoza no mu mibereho yawe naho hashokoje. Kenyera no mu mibereho yawe habe hakenyeye, ariko gukenyera inyuma, imbere hambaye ubusa nta mumaro. Gusokoza hano mu mutima hadashokoje nta n'ubusa. Nicyo gituma abafurere aya makoti twambaye agakiza kayarimo, nta gakiza kari muri aya makoti. Oya, agakiza kari mu mitima yacu, agakiza kari mu gukiranukira Imana byonyine gusa. Naho kuririmba no kwambara amakoti no kubwiriza ntacyo byatumarira, ntaho bizatujyana. Kiranukira Imana, uwo ni wo n'ubugingo.
gusa. Hayo pekee. Oya byumve neza. Sikia vema. Yesaya aragenda ajya mu rusengero. Kaenda ndani ya hekalu. Akigeramo Alipofika aravuga ati mbonye ishyano. Napata ole. Mbonye ishyano. Kuko ndebye mu maso y'Imana. Kandi ndi umunyaminwa yanduye. Mbonye ishyano. Agiye kumva yumva umuranga waravuze ati ihuta ufata ikaramu yo ku rugamba ukoze ku munwa. Aravuga ati umva icyo kigukoze ku munwa ibyaha byawe byose urejejwe. Maze akihava agiye kumva yumva ijwi turatumane ndatumane nawe ati ndi hano ntuma kubera iki imibereho yanjye yayindi ya kera yavuyemo none ubu ndi tayari nanjye ntuma nawe imibereho yawe yarahindutse iri witaka Imana nanjye ntuma. Niba warahuye n'Imana ukaba wumva neza ariko ingorane shida tunayo leo. hari abafurere baba bafite na bwasitera mu mafirigo yabo bakaba kibitseho n'abandi ngo bafite amawayini. Imibereho yawe frere niba ukinywa wayini uyifite mu nzu yawe mu cy'umusego ukaba ukibitse, imibereho yawe ntabwo yahuye n'Imana. Ntawe utandukaniye n'abandi bakuru. Kubera iki? Abahuye n'Imana imibereho yabo irahinduka, imivugire yawe, imigendere yawe, imyambarire yawe byose bigahinduka. Watambuka bakavuga ati kweli uriya musere yarahindutse. Ntakiri wabo. Kubera iki? Imivugire, masemi yake, imigendere, mwenendo wake, imyambarire, mivalio yake byarahindutse. Ibadilika. Oya byumve neza. Sikia vema. Bazanira Yesu umugore. Letea Yesu mwanamke. Bati huyu twamufasha sana. None umutera mutupie mawe. Bamunejereje. Walipomfikisha mbele yake. Buri Yesu akaandika chini akagenda. Anaona la akamwambia eti wewe usiongeze kutenda dhambi. Akihava alipotoka imibereho ye maisha yake kama musoma neza Bibiliya. Soma vema Biblia. Musoma neza Bibiliya. Uwo waririye ku birenge bya Yesu niwe cyaje Yesu yazutse, niwe wagiye ajya kureba aravuga ati akasema eti mva wa mugabo sikia wewe na ume niba uri n'umurinzi w'irishamba kama wewe ni mchungaji wa poli hii ukabuzi kari wowe ibyo umwami wanjye umuza mulete ari Yesu ahuye nawe. Yesu ndiye alikutana naye. Ni Yesu ari kubwira niba ari wowe kama ni wewe wibye umwami wanjye uzajya ibihumura neza byo kumusiga atitaye ko yaraje kureba inkumbi ariko kukaza aho yamukuye uzaho ijambo ryamukuye ukabuzaho agakiza kagukuye urakubaha. Aragenda aravuga niba ari wowe akaba ari wowe bamukuyemo ndagira aho wamushyize ngiye kumureba maze Yesu arabireba. Sikia mu kanya gato muda kitambo turaba turi kumwe, tutakuwa pamoja. Anezezwa no kubona umwami we nta kindi cyabiteye ni ukubera ko imibereho ye yari yarahuye nawe. Muzi inzoga irabira, inzoga iraryoha, pombe inakuwa na utamu, inzoga iraryoha inakuwa na utamu. Uzi munyoye ikiganje cya wacyuka musuru unaweza kujitapika basi kubera icyo utakimu, sauga na ngona ikunywa kubera icyo utakimu. Imibereho yawe, maisha yako, imibereho yawe uwo wahuye nawe kutana naye arabikubuza, anakukosesha na ukataza. Amen. Amen. Yohuye n'Imana ulikutana Mungu uragitambuka buri wese yakubona akavuga uyu yahuye n'Imana.
oya mubyumve neza. Kia vema. Ntabwo urugero kwa basore. Wacha nitoe kiwango. Aba basore, aba vijana. Hari babandi bafite ubuzima bw'aba madrede ntabwo yababera. Yababera. Madrede kuchicha zao. Herutse kubabona mwese mwaje mwogoshe ibipara. Ntange. Bioresha kama mimi. Ariko kubera iki mwiyogosheje muravuga ati iyi mibereho turi kureba mu biwacu tukabona niyibereye nawe mukizamo amadrede nawe byababera ariko mukavuga ati imibereho yawe ntabwo iberanye n'amadrede. Uzi n'abakobwa bakizamo menshi byapfa uzi ngo uyu mukobwa wacu yashyizeho twatundi na bya bindi byamunanira ariko imibereho ye ntabwo imwemerera. Uwo yahuye nawe aramubwira ati sitapu y'imibereho yahuye nawe. Abatukanaga barabireka, ababeshyaga bakabireka, abasizi bakabireka, abasambanyi bakabireka. Kubera iki? Bahuye n'Imana. Ariko hura n'umuntu wahuye n'igifurere gusa. Frere kuki ukora bino? Mbona unafanya ni mwese mama ya mmoja niba udakijijwe wikumva ko John badakijijwe. Niba udakijijwe wikumva ko Didasi adakijijwe. Niba kama wewe ubwawe imibereho yawe iguhamiriza yo ukijijwe cyangwa kudakijijwe. Imibereho yawe maisha yako umukasi naguhamiriza ukasiweze kushuhudia. Ariko wowe lakini sasa wowe imibereho yawe yo yonyine iguhamiriza yuko ukijijwe cyangwa kudakijijwe. Iguhamiriza ko uzajyayo cyangwa kutazajyayo. Kuko umutima wawe moyo wako ibintu bili hawezi kudanganya. Icya mbere ni Imana, kwanza ni Mungu, icya kabiri ya pili moyo wako. Niba kumbuka nanga Oliva, kumbuka na mshtukia Oliva, yeye hamuna kutanga samahana penda rya walioni libanguka cyane. Jina lako ndina na niba kumbuka nanga Oliva, kama kumbuka na mshtukia Oliva, niyo nzamuhobera hata na kupatia bitarimo kama umutima wanjye wabonye urambira ariko nubwo bwose ariko numuhobera numubwira haleluya ariko nawe ubwawe urabizi nawe ubwanyu niba muteranya murimo neza mukaba muri kumvira ijambo mukaba mukijijwe neza imitima yanyu umuhamya imitima yanyu n'umuhamya urababwira ati ariko n'uguteranye uri umubeshyi n'uguteranye uri umurozi n'uguteranye. Ariko abana b'Imana bafite ubugingo bwahuye n'Imana baterana barimo. Kavuga ati utinze gucya bajya ku materaniro, utinze gucya jya muri korari. Kubera iki? Kuririmbira Imana mumva nibyo birimo neza. Nicyo cyatumye Dawidi avuye kuzana isanduku amanuka ari gutanganira ageze hepfo gatoya Imana bikubise Uziya. Imana ni kubyinira nari kwigira ni kubise Uziya. Hariyo ntagenje neza afata cyane sana akijana iriya ntiyamenya yuko iyo saa aho ayikuye aho ayijyaniye n'imigisha mushyiriye. Hari igihe wikuraho imigisha ukayiha abandi. Umuntu agahamagara reka abajyamana agiye kuzagusura ubu ngubu karoka kubera ko atanshaka tuvugana mazira kujyana mu modoka hari ahantu ari ngiye imigisha yawe urayiruka. Ariko Dawidi aragiye kuko imibereho ye yazi
yuko yahuye n'Imana aravuga ati kagende gukosora. Acha nisahihishe. Imana ikunda abantu bajya bakosora. Imana yishimira abantu bajya bakosora. Dawidi aragenda aravuga ati ikosa rya mbere, Kosa la kwanza, isanduku igwegwa ku ntugu natoka mabega ya Walawi. None jewe Sasa mimi nashatse ibimazi. tafuta majozi. Iyo ni mistake. Ile ni kosa. Burya rero ngomba gusubira ku ijambo. Nasubira ku ijambo ibintu bikagenda neza. Ibintu byose biba kubitunganya. Ashatse abarewi arabashoreye mugende muheka isanduku. Bakimara kuyiheka Imana nayo iti icyo nicyo nashakaga. Imana ikunda abafurere bakosora. Imana ikunda abafurere bakosora. Bamenya aho bacumuye maze bakihana. Bamenya aho bakosheje bagahindukira. Imana bo ngabo igibaho umugisha. Ariko ni ngosere za venu. Kosea venu. Ni musaba imbabazi abantu. Ngomba samaha atanizalau. Mimi anizalau kweli. Umva. Sikia. Dusuzugurika imbere y'abantu kugira ngo duhabwe icyubahiro imbere y'Imana. Amen. Uzansuzugura none ariko imbere y'Imana nambitswe amapeti. Kubera iki? Muzuko mbivuga. Ninakosa vile Ariko lakini sasa Imana ikunda abantu bikosora. napenda watu ambao Nta kindi cyatumaga Imana ikunda Dawidi. Imana iravuga iti Mungu akasema eti mbonye nimeona umugabo mwanaume umeze nk'uko umutima wanjye moyo ushaka. wangu napenda. Ukumva Imana ukuntu yifuza kuri Dawidi. Unamwambia Daudi, Mbonye nimeona umugabo umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. napenda. Uyu nguyu Huyu sasa ibintu byanjye nzabikora neza, umva nanjye nzamuhamya, maze asigaye sasa azanyobora ubwoko. ataongoza taifa langu. Nuko Dawidi atacumuraga. Sababu Daudi hakukosa Yacumuraga buri mu gitondo alikosa kila na nimugoroba agacumura, ariko yamenye ko yacumuye. anajua kama alikosa anapiga magoti. Babarira mama, hano ntacumura. Samahani. Ejo mu gitondo akongera akagenda akaba yarabonye mukahuriye akaruteruriye amazi mumunzanire Uniletea hapo. abayishe na uriye. Imana ati umva noneho Maana hiyo Dawidi barirukanze. Mana mbabarira. Nta kindi Imana yakundiraga Dawidi no gukosora. Suko Dawidi atari umunyamasuti, suko Dawidi atari umunyabicumuro, ariko kwisobanukirwa kuko imibereho ye irahuye n'Imana. Abantu bahuye n'Imana imibereho yabo irahinduka. Abahuye n'Imana bakunda gukosora. Amen. Amen. Hamenya ko nabeshye n'indaha Kama mdanganya binafsi. twahura Tukutana. nta n'icyo binama. Naona hainifalie kitu. Kumva nta na problem. Hakuna shida. Nta n'incarubanza. Hakuna Igihe cyose utakigira incarubanza mu mutima wawe ujye umenya yuko ubugingo bwawe bwapfuye kera. Ilifariki zamani. Abana b'Imana Watoto wa Mungu ntibabona mu gicumuro. wanafika ndani ya makosa. Yaratitiraga Alikuwa anatetemeka. Ubwoba. Alikuwa naoga. akumva ubwoba, Nasikia woga ndani ya ndahinduka moyo. hehe, ndanyura hehe. Tapita wapi? Ariko none Lakini leo yabaye mafu ilikuwa bure mafu. na kuwa bure. Gerard Katambo Jana mbona hakuniona? Jona Kabatambo Jona hakuniona. Basi ariko lakini kera abasinzira wale wanaosinzia, samahani, akamenya yuko anajua kwamba agomba gukosora. napasha kustahilisha. Jabura kuvuga utuntu twa kera. Napenda kusema mambo ya zamani. Yababwira ukuntu kera njyewe Nilikuwa nawaambia jinsi zamani umukobwa aravuze ngo arambuye. msichana anasema ananipenda. Kwa tuki muri Sunday school. Tulikuwa ndani ya Ndarakara ndamumva. Afrika. Ndarakara umujinya uraza. Ndanatunga ndamutuka. Kufuru. Kandi narabatijwe. Na nilikuwa nimekwisha kubatizwa. Bwarakeye Ulikucha nibo hari uyu kabizo huyu Kabizo ntuzibanziriza se nibanziriza igitera cy'abari yabamugiye kibanziriza inayotangulia barigisha wakafundisha kandi utari buryeho nene hata kunako
utari burye mwenye hatakula ubwo nyine harafite ukumbi hata kwa amepanga kwa mwili karabaye. Ni shida. Nujya ubona umuntu ukiona mtu akimana izadufasha, Mungu atusaidie tuzajye ku meza y'umwana, twende kwa meza ya Bwana. nibwo ubona unaona abana b'Imana, watoto wa Mungu, nibwo ubona abatishushanya. Bibiliya upfa kurya anayekufa kula atitaye bila kujali. Uzakubona bamwe Leo na wamoja umunsi bari meza, leo kuko meza, uwo munsi arwaye leo atagonjwa kugira ngo atazi, usudi asikuje, agira uruzingi kugira ngo atazi, usudi asikuje. kubera iki? Sababu gani? Ariko muri Isirayeli, muri Isirayeli umbare kumva y'amagambo, samahani, Imana iravuga iti Mungu akasema eti buri muntu wese asiga amaraso ku nkomanizo, damu kwa visingiti, kandi wowe n'umuryango wawe mwese mube murimo uko ndani mu nzu. nyumba. Bagiye gusiga amaraso, Sasa unataka kupaka damu, uranyombotse, nao naenda umurimbuzi naza kuangamiza kichwa, atakuanzia hapo. Ariko abafite imibereho Lakini wanaokuwa na maisha mazuri yahuye n'Imana wanakutana Mungu, bamenye yuko wanajua kwamba aricyo gihe ndio wakati cyo kwitunganya, aricyo gihe cyo gusaba Elisa imbabazi, aricyo gihe cyo gusanga Kabagema, icyo gihe cyo gusanga Joni, icyo gihe cyo gusanga mushiki wacu ku wundi. Mbabarira, naracumuye, mbabarira, nakubeshe, mbabarira, narakuneguye, mbabarira, kugira ngo imibereho yanyu itungane neza imbere y'Imana, basha kwegera igikombe neshejwe. kitakasika. Abana b'Imana Watoto wa Mungu bafite imibereho yahuye n'Imana, kukutana Mungu, ntabwo kugira ku musangiro, ntabwo bajya banyombo, kuchangia haiko kukimbia, ntabwo bajya banyombo. hawakimbie. Nubona umuntu wanyombotse Unaona Mungu icyo gihe chomoka naenda, uzamenye ngo ujue imibereho kwamba ye maisha yake huko alama ya kuuliza. ariko abana b'Imana Ni watoto wa Mungu barahuraga wanakutana, maze bagahoberana, bagasangira ibyabo, wanachangia mambo yao, bishimye. Imana ikabongerera iki? Abakire, akawaongezea mafuta. abafite imibereho Wanaokuwa na maisha yahuye n'Imana. alikutana Mungu. Amen. Amen. Twe kuririmba Tusiimbe tutarahuye n'Imana, bila kukutana Mungu, twe kubwiriza imibereho yacu imeze nk'iy'abandi, kama ya wengine. twabaho turi kujya mu Nasema tunajia mbinguni, ariko lakini abafite imibereho wanaokuwa na yahuye maisha n'Imana, aliyokutana Mungu niyo ugiye kuza hano na wataka kuja hapa ufite ubwoba, unakuya naoga. ese Sasa imibereho yawe maisha yangu isa n'ishyamba, nafanana nini? ese kumbuka ibyo ndi kubwiriza, Ninahubiri ko ndi kubwira abandi ngo imibereho yahuye n'Imana, imibereho yahuye n'ijambo. Ese kumbuka imibereho yawe nawe isa n'ijambo. Aho uri kubyumva? unasikia vema? Njyewe mbere y'uko mbabaza, ese nanjye imibereho yanjye isa n'iri jambo? Kufanana nini? Ese ibyo mabwiriza ese nsa nabyo? Nafanana nayo. Imibereho Maisha yahuye n'Imana iliyokutana na Mungu ibitandukanye ni tofauti na wengine. Amen. Amen. Uyabyumve neza. Sikia vema. Nicyo cyatumye Ndio sababu abakera wa zamani n'uwamwangaga yaramukunda, alikuwa anampenda kubera iki? Imibereho ye yahuye n'Imana, na Mungu, yamukubita akamusabira. anamwombea. Nicyo gituma abafite imibereho yahuye n'Imana batura muri buri jambo. Anaishi kila neno. Uyabyumve neza. Sikia vema. Mari kuhamya Mungu akamwambia nabii, mari yo mubwira, sikia, hari ikintu cyo gushaka, kuna kitu nahitaji, kandi ikintu ngiye kumenya. nahitaji kujua. Elisa ikintu nshaka kumenya, nahitaji kujua. ati genda. Wende. Atumva rero, Sikia,
genda wende yara mu nzira wenda kule munjia ubwire waambie Gakulu ti ubita piga mimi inkoni fimbo fimbo none nawe mubita akakubita umusaya biragenda bite yangu itakuwa je Imana iravuze ngo genda ubwire agukubite agupige ufite imibereho yahuye n'Imana muri buri jambo yaba rikomeye yaba ryoroshye utegerezwa kurituramo umuhanuzi baragiye nabii akaenda sasa hiyo neno limesema fanye nini tena anaenda wa mugabo wewe mwanaume wamubita sinipige sinjarwana sipiga nake nkubita nipige sinjarwana sipiga nake mujurwana au piga nake nturwa sinjarwana fata inkoni nkubita shika fimbo unipige sinchaka sitaki ko wazi ijambo ry'Imana katala neno la Mungu tugitandukana tunapotengana simba ikulalue abaragiye akaenda ageze hirya gato alipofika ngapo kidogo intare biramwisha simba ikamuua kuko yanze kugira ute sababu amekataa nini yanze kurwana yanze gukubita umuntu kataa kupiga Mungu abarakomeje ageze imbere umugabo wangubita maana usinipige ukubite kupige tingubita piga mimi umuyerekesha acha nikuonyeshe acha nikuonyeshe abafashe umukisi mwiza abaramukubisa shiraminda ibikomere biraza jeraha kipanga ati Imana iguha Mungu akubariki abaragiye akaenda avirira akivia damu avirira ajitirika kuko damu Imana icyo yashakaga kugeraho Imana yagomba kukigeraho n'ubwo yakubise kuko ari ijambo ry'imibereho yahuye n'Imana aremera rituramo ngaho kubita venu uyu piga munsi venu leo tuone ibesha umukubita zidanganye umupige arakwereka atakuonyesha intama zambara vile kondoo zinavaliwaka kubera iki sababu gani ariko abafite imibereho nao yahuye n'Imana kutana Mungu byaba bikomeye kwa nguvu baravuga ati ni amen amina uko byabisa kose zile iwaye yote babituramo anamishi ukarisha sababu ni neno natwe mureke duture mu ijambo acha tuishi kila neno gukunda umwanzi wawe biragoye ariko niba uri kuba gushaka kujya mu ijuru utegerezwa n'itegeko ugomba kumukunda utapata kumupenda amen amen ni amina ni amina mubyikirize mutebe kubyikiriza ni amena amina agari kumuka byane sio kumbuka niliandika Imana ikidushaka ni gutura muri buri jambo kuishi kila neno ukagira imibereho unakuwa na maisha yahuye n'Imana abafite imibereho yahuye n'Imana batura muri buri jambo aishi kila neno iri jambo ry'uyu munsi twaganiraga ni imibereho yahuye n'Imana abafite iyo mibereho bagendera mu ijambo bakanituramo bataririmba ari kugira ngo bataririmba kubera umuhango batabwiriza ari umuhango batabyina ari umuhango bakabyina ari uko imibereho yabo yahuye n'Imana Uwiteka Imana birize neza bizagenda